Nongeye kugusuhuza ukurikiye Menya TV show. Uyu ni wa mwanya twabahariye wo kubereka utuntu tugiye dutandukanye. Sindi buvuge byinshi cyangwa se ngo ntinde muri byinshi. Uyu munsi nagira ngo mbwire abantu bakoresha social media, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok n'izindi mbuga nkoranyambaga. Aka kantu hari byinshi twagiye twumva, hari byinshi twagiye tubwirwa ariko tukabitesha agaciro. Uyu munsi ni wo kugira ngo tumenye agaciro kabyo. Uyu munsi rero tugiye kwiga kuri application imwe izwi cyane wanakoreshejeho ariko utarayisobanukiweho cyane ku bantu bakoresha YouTube, ku bantu bakoresha TikTok, ku bantu bakoresha Facebook na Instagram, mubostinga mugira ute, ahantu hose bizagusaba gushaka gukorera business online. Iyi application ni ngombwa, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo uyishyire muri telefone yawe. Ntatinze rero jya muri aho ushakira ama application, yaba App Store, yaba Play Store, n'ahandi aho uzi ukunda kudownloadingira application. Ubanze urebe neza ko data connection yawe ya telefone yawe ifunguye. Niba idafunguye uyifungure, ngira ngo nako njye nyifunguye. Utegereze ko izamuka, nizamuka ujye wajya muri Play Store n'ahandi navuze aho imbere, ukore search uri busacinge ni iyi application bita Eversend. Urasacinga application bita Eversend. ngiye gukoresha Play Store, niyo nkoresha muri telefone yanjye. Ndayikandaho, nimara kuyikandaho ndaza hano kuri search. Aha ngira ngo urahazi, aha nandikemo Eversend, ndandikamo ijambo ndandikamo gutya Eversend. Aka jambo niko ndi bwandikemo, nimara gukandikamo nsacinge, ntegereze ibyo bari buze kumbwira. Aha ngira ngo urabibona ko rero Eversend twashakaga imaze kuzamuka. Utaza kuyitiranya cyangwa se ngo uyibeshyeho. Dore application tugiye kureberaho uyu munsi ni sindi bujye muri details z'ukuntu bayifungura, gusa icyo nakubwira mu kuyifungura, urajya ukurikiza amabwiriza, amazina yawe, imyaka yawe, nimba uri umukobwa cyangwa uri umugabo, email yawe na nimero ya telefone. Nyuma baze kukwaka verification code wishyiremo. Nyuma ya verification code bisojwe, etape ya nyuma barakubwira ngo urashyiramo confirm y'indangamuntu ya identity yawe. Barakwaka gusikana indangamuntu. Bayikwaka mu buryo bugiye butandukanye. Bashaka kuyikwaka uyifotoye cyangwa se ushyizemo imibare, byarangira banakwaka n'isura yawe. So Eversend, tubanze tuberekeho bike mu bintu iteye. Ngira ngo uri kubibona, abagerageje kuyifungura ni 10,000. Hano kanzemo kwereke, uvuga ngo abayirebyeho ni 10,000. Ngira ngo uri kubibona.
abayidownloadinzeho ni miliyoni 1, naho uri kubona ko ari application yizewe. Eversend rero ikora ite? Eversend wohereza amafaranga ukakira amafaranga yaba yo mu kindi gihugu. Akarusho kandi ariyo mpamvu nabwiye ngo ku muntu ukoresha social media zimuhereza amafaranga, iyi Eversend arayikeneye. Ushobora kuba wakwigurira amayinite yo guhamagara, ushobora kuba wayikoresha ubitsaho amafaranga yawe mu gihe uba udashaka ko yangirika. Ushobora kandi ku muntu ukoresha TikTok wakwikorera ikarita nk'imwe ya banki, ukikorera ikarita ukajya uyihereza TikTok cyangwa se ahandi hantu bayigusabye kuri social network, kugira ngo ubashe kuba wenda wakwakira nka reward baba baguhaye. Ndabwira ndavuga cyane kuri TikTok. Ushobora kuyikoresha ugashyiraho amafaranga, muri gushyiraho amafaranga ukayazamura kuri TikTok, ugatanga amakoyini. Wamara gutanga amakoyini ukazamuka muri level, mu marevel atandukanye. Account yawe kuri TikTok nyine ikarushaho gukundwa bitewe n'amarevel ugezeho. Ibintu ngiye kugira ngo mbereke ntatinze rero, reka njye Eversend ndayikoresha, narayifunguye, tugiye ahubwo kuyinjiramo. Njye ndakanda open kuko nari nsanzwe ndashyiramo ibyo bari bunsabe kuko njye nsanzwe nyikoresha. Iyi ni application nziza kandi irizewe. Turakanda kuri Eversend, ngiye kubereka ese ikora ite, ikora iki. Iki nicyo kintu ngira ngo mbereke. Ntutsa ko iyo ari Ibimenyetso TV Show, ukora subscribe, ukore no kunzogera, wemeze notification, ko igihe cyose nzajya na uploadinga video uzajya uhita uyibona bitakugoye, cyangwa se utarinze gushakisha amalinki. Wowe icyo usaba kora subscribe. Hano nawe bari buze kukwaka ibyo bita pin ni umubare w'ibanga ukoresha ufungura iyo application. Bakaza no kukwaka iyo pin, uyikoresha ahantu hagiye hatandukanye. Ushobora kuyemeza uri gutransfera amafaranga, ushobora kuyikoresha uri gushaka kwinjira muri account yawe, kugira ngo urabona ko se banyaka iyo pin. Ngiye kuyishyiramo imbere yanjye na password, byose nabyujujemo. Ngira ngo uri kubibona ko mfiteho balance amafaranga y'amanyarwanda, $268.8. Ni ukuvuga ngo tugiye mu zindi detaye, aya ni amafaranga. Ngira ngo uri kubona liste y'uburyo nagiye nkora ibikorwa byanjye kuri Eversend, aho nakoraga withdraw, aho noherezaga umuntu amafaranga, umuntu ukoresha Eversend, aho nakoraga exchange. Ibi ni ibintu nyine bikorerwa kuri iyi Eversend, ni ibintu nakoze byagiye bikorerwa kuri Eversend. Ikindi kintu kiri muri Eversend nababwiraga ari cyo cy'ingenzi cyane, hari cards. Ni ukuvuga ngo hari amakarita, hari za visa card ugomba gukoresha wakira amafaranga ku ma platform runaka mu gihe bakwatse. Ukakira amafaranga mu gihe bakwatse iyo karita, ugakoresha ikarita wowe wikoreye kuri
Evasendi. Hari uburyo bwa sendi, gusendinga amafaranga cyangwa se gusendinga cyangwa ukakira amafaranga. Ni ukuvuga ngo hari n'ubundi buryo bwo gutumira inshuti. Ibi byose ni ibiri muri Evasendi. Wowe icyo usabwa rero nakubwiye, jya kuri Play Store wandikemo ijambo Evasendi, uhite uyibona uyidawunirodinge, ukurikize etape par etape nigeze mbereka, ariko urazikurikiza. Numara kuzikurikiza wowe urahita uba umunyamuryango wa Evasendi. Tugiye kureba iki rero muri kano kanya? Aka kanya tugiye kureba uburyo ushyira amafaranga kuri Evasendi, wakura amafaranga kuri Evasendi uyashyira kuri telefone yawe bitakugoye, bitanasabye kuba byagutwara umwanya munini cyane. Upfa kuba ufite interinete yawe kandi wizeye neza ko iri kwihuta. Duhereye kuri sendi, tugakanda kuri sendi, ngira ngo uri kubibona. Ushobora ukoherereza umuntu amafaranga akoresha Evasendi, cyangwa se ugakoresha mobayiro mani, cyangwa se ugakoresha banki, cyangwa ukaba wakwigurira amayinite nk'uko nigeze kubivuga. Ushobora kohereza umuntu amafaranga ukoresheje Evasendi tu bayi Evasendi, cyangwa se ukayamwoherereza ukoresheje mobayiro mani, cyangwa se ukayacisha kuri banki, cyangwa wowe uyafiteho wowe ukigurira amayinite. Aho niho hantu nagira ngo nkwereke. Ahandi hari uburyo bwo kuba wakwakira amafaranga. Urabona tuje hano kuri baranse, tugakanda kuri aka kantu ko guteranya. Aka ngaka hari uko gushyiraho amafaranga, hari no kuyakora egisicenji. Ushobora kuyakira cyangwa se ugakora egisicenji y'aya mafaranga. Uvuga ngo nidukanda hano kuri aka kantu k'agasaraba, tugakandeho, barakubaza ngo baraguhitishamo ibintu bibiri. Ushobora kuyakira muri ubu buryo, ushobora kuyakura kuri ubu buryo, cyangwa se ukayakura kuri ubu. Ibyo birashoboka, ubwo ushaka ukoresha ubwo, ariko twe tuyafite kuri mobayiro mani. Turakanda hano kuri mobayiro mani. Hano uba warashyizemo nimero, uhitamo nimero uzajya ukuraho ya mafaranga. Uvuga ngo ushobora guhitamo nimero 3, ntibarenza nimero 3, ariko nyine ukavuga ati jyewe simukadi mfiteho amafaranga ni iyi, ukajya uvuga ngo izi simukadi nizo nzajya nkuraho amafaranga nyashyira kuri Evasendi. Niyo tugiye gukandaho. Ibyo uba warabyemeje, wamara kubyemeza bakakubwira ngo urashaka kwakira amafaranga angana iki. Ndashaka kwakira amafaranga ibihumbi 8. Ukabyandikamo hano hejuru nk'uko ubona nanjye nabyanditse. Ubyandikamo hano nawe. Bagahita bakubwira ngo ibihumbi 8 baragucaginga amafaranga 280. Ni ukuvuga ngo kugira ngo akugereho ugomba kuba ufite 8,280. Warangiza ugahita ukanda hano kuri kontinue, ukemeza koko k'ayo mafaranga ugiye kuyakira. Warangiza ukahemeza, ugategereza. Iyo ufite netiwaka birihuta,
cyane ntabwo bitinda. Urabona ko bahise banyohereza ka mesaje bakohereza kuri MTN ugiye kubikuza cyangwa se kugira, ubundi warangiza ugashyiramo umubare w'ibanga wawe kuri mobile money ugasendinga, ubundi mu minota mikeya amafaranga yawe araba akugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Uraho umuhungu? Cyangwa urabona ko bambwiye ko amafaranga araba angezeho mu kanya gato, ibihumbi 8. Aha, ngira ngo uri kubibona rero ko aya mafaranga ibihumbi 8 byamaze kutugeraho mu kanya nk'ako guhumbya. Upfa kuba ufite interinete ivuduka. Tugiye gukora icyo bita exchange y'aya mafaranga, ducenjingemo amadolari kugira ngo tubashe gukora iyi karita ndi kukwereka. Ese birakorwa cyangwa ntibikorwa? Icyo tugiye gukora hano rero, tugiye kubanza ngo dukore exchange, dukurikize etape par etape, niyo ngira ngo urebe. Turakora exchange. Hano turahita tuza aha, igihugu cyangwa se ugahitamo amafaranga ugiye gucenjingamo. Ushobora gukoresha amayero, ama USDT n'ibindi. Turaza dukande kuri aka, duhitemo ubwoko bw'amafaranga dushaka. Turahakanda, urabona ko hari amafaranga menshi agiye atandukanye. Twe turahitamo amadolari kuko niyo dukeneye gukorera exchange. Hano ngira ngo uri kubona ko bahita bakwereka umwanya w'ibyo ugomba kwandika. Tugiye kwandikamo ibihumbi 8. Bya bihumbi 8 tubikorere exchange. Bari kukwereka ko idolari rimwe rivunjwa amafaranga 1597 n'ibice by'amanyarwanda. Amafaranga menshi. Turareba amadolari bagiye kuduha. Bagiye kuduhereza amadolari 6 n'ibice 7 ku bihumbi 8. Noneho twemeze continue. Dutegereze ko birodinga. You have exchanged ibihumbi 8 amadolari 6 n'ibice 7. Tukemeza OK. Uri kubona ko gukora exchange byakunze. Icyo tugiye gukora noneho rero, tugiye kureba kuri ya karita nakubwiye ugomba gukora. Ese bakora gute ikarita? Bisaba iki kugira ngo ukore ikarita? Nibyo ngiye kugusobanurira rero. Twamaze gukora change y'amafaranga yacu, tugiye gukora ikarita. Ngira ngo uri kubibona ko twacenjinze ibihumbi, twakira ibihumbi 8 saa 12:01, tubicenjinga saa 12:09. Umva nawe iminota bisaba, umva ko ni iminota mikeya cyane. Icyo tugiye gukora, tugiye kuza hano ku ikarita, nzima kwereke. Tugiye kuza hano ku ikarita, twemezeho, turemeza ku ikarita.
noneho batuzanire iyi taburo dukandemo hano mu guteranya kuri create ikarita. Hano uhitamo ibara ukande continue. Ni ukuvuga ngo nk'uko nabikubwiye twakoze exchange, dufiteho idolari rimwe, sorry gatoya, dufiteho ubona ko dufiteho amadolari 6 ngira ngo uri kubibona, kandi bari kutubwira ngo ikarita kugira ngo ikorwe baguca idolari rimwe. So tugiye kwemeza ko rero tugiye kwemeza hano amafaranga agomba gusohoka kuri ya karita tugiye gukora. Ikarita yanjye igomba kuba ifite amadolari 5, sorry, igomba gusohoka ifite amadolari 5, igomba gusohoka iriho amadolari 5. Impamvu mvuze ko hariho amadolari 5 igomba gusohoka igizwe n'amadolari 5 nuko iyo ugiye gukora ikarita bagucaginga idolari rimwe. Nimumara guhitamo umubare gusohoka ifite, ukande continue, ubundi ushyiremo pine yawe. Nimara guhitamo pine yawe akanda OK. Urabona ko bari kukubwira ngo ikarita yawe yakozwe. Urabona dusigaranyeho n'amadolari angahe? 0.9 bihwanye n'amafaranga 110 y'amanyarwanda. Dusubiye hano ku ikarita, ngira ngo uri kubona ko bamaze kutwemerera ikarita yacu. Ikozwe mu kwezi kwa 10, izarangira ku itariki izarangira mu kwezi kwa 10 2026. Ushobora gushyiraho amafaranga ukayakuraho, ngira ngo uri kubibona, cyangwa se ukayiha umuntu akakwemerera amafaranga. Kugira ngo ubone rero imibare igizwe n'ikarita yawe, ukanda hano ku iyi karita nyine wamaze gukora, warangiza ugakora copy namba, umaze gukora copy namba uvamo ukajya aho ubika utuntu twawe muri notebook ya telefone yawe, hahandi ubika utuntu, warangiza ukahashaka ukaza ugapestingamo ya copy wafashe, ukayitika, twandikeho ikarita. Warangiza ugahita ngira ngo uri kubibona ko ikarita yawe umaze gukora igizwe n'amadolari 5. Kugira ngo rero tubone iyi mibare, ubona ko aya ni amadolari 5 nahisemo ko igomba gusohoka ifite
amadolari 5. Hano bagahita bakubwira ko ikarita igizwe n'iyi mibare ariko ikaba ihishe. Se iyi mibare turayibona dute? Nicyo kintu tugiye kureba. Ikarita yawe twamaze gukora, uraza ukande kuri ya karita muri iyi sikirini yayo ukoremo, numara gukoramo ukore kopi, ukora kopi, ushaka ahantu upesitinga twa tuntu twawe wakoze kopi, turaza tudupesitingemo hano, pesite. Ubona ko iyi ni imibare igizwe n'ikarita yawe wakoze. Nurangiza akanya ugaruke kuri ya karita yawe, hari iyo bita CVV, uvuga ngo nayo uraza ukoreho, ukore kopi, ugaruke hahandi wandike CVV, usiga akanya upesitingemo ya CVV yawe, sorry. Iyo ushaka kubibona byose bitakugoye, cyane si ushaka ahantu yandika, kubera ko niyo pasiwadi y'ikarita yawe. Ngira ngo uri kubibona ko nanjye biri kugaragara. Uraza ugakanda hano mu ikarita yawe, ugakanda riviyara kadi datayizi, ni ukuvuga ngo ugomba kureba amakuru y'ikarita yawe yose. Warangiza umaze kubifata mu mutwe, ugahita nyine uza ukabipositinga ahantu. Ukabishyiramo ahantu, shyiraho urebe, ntabwo ndi kuyikoresha amazi. Ubundi cyangwa se ukayikoresha wohereza amafaranga mu buryo bworoshye bitagusabye kujya kuri banki. Turaza hano kuri TikTok, ibyo ushaka gukora, tugiye gushyiraho ikarita. Twe dusanganyweho indi, ariko tugiye gushyiraho indi karita kugira ngo tujye tubasha gushyira amakoyini kuri TikTok bitadusabye kuba wenda waba uyafite kuri TikTok ari amanyarwanda, bikagusaba kuyacenjinga, wowe uzajya uhita uyashyira kuri Eversend, uyohereze ku ikarita yawe. Numara kohereza ku ikarita yawe, uhite uyashyira kuri TikTok byoroshye kandi byise. Turaza hano kuri porofayiro,
Bikuvuga bikajyaho. None ahubwo murimo murambangamira cyane. Gusa waje mu muhanda. Yesu yabaye. Bos. Bimeze bite ubu? Twamaze kwinjira kuri TikTok ngira ngo uri kubona ko iyi ari porofayiro, nakubwiye ngo ukande kuri porofayiro yawe. Numara gukanda kuri porofayiro yawe uraza hano kuri utu turongo dutatu naho ukandeho. Ukande kuri setingi andi purayivasi naho ukandeho. Uze kuri baranse naho wemezeho. Tegereza urebe ko bakwereka baranse ufiteho. Birihuta bitewe na netiwaka. Nk'uko nari mbikubwiye ngira ngo urabona ko kuri baranse mfiteho amafaranga 246, kuri koyini mfiteho koyini 0. Tugiye rero gushyiraho